aya madolari kubona hano hejuru ni amafaranga nkoreye mu minsi itarenze 3. Ni amadolari 7,89 uri kubona. Aya ngayo yavunje mu Manyarwanda ni amafaranga ibihumbi 10 arengaho gatoya. Aya mafaranga rero ngiye kukwereka uburyo wayakorera ukoresheje telefone yawe. Hari application maze iminsi mbereka, uno munsi ngiye kuyivugaho neza byeroye. Icyo usabwa rero ni ugukurikira video ukayirangiza kugira ngo usobanukirwe akantu ko kandi ngingo ku ngingo nyine kugira ngo hatagira ikintu kigucika. Icyo usabwa rero ni ukureba video. Abasanzwe barakoze account muri application kuko maze igihe nyibereka nyine hari byinshi nje kubasobanurira. Hari abari gukora verification bakambwira bati ngo amafaranga bari kuduha turi kumenya uko tuyabikuza, batese hari ayo turi kubona ari make ya kuyabikuza bikanga. Ibyo byose nje kwisobanura muri ino video. Gisabwa rero nukura video ukayirangiza kugira ngo atagira akantu kagucika. Turaza gusubiza ibibazo bimwe muri kugenda mwibaza. Narebye muri comments zanyu ngenda nteranya ibibazo byose mwambajije, ubu hano niho nje kubisubiririza. Ano mafaranga rero turaza no kuyongera kugira ngo mbasharinge kuri experience yo gukoreraho amafaranga. Ndanabasobanura uburyo bwizewe bwo kuyakoreraho nyine, uburyo wayongera ari menshi akaza ari menshi. Nkuko maze kubibabwira rero nyine aya mafaranga amadolari 7,8 nyakoreye mu minsi 3. Ibi nabikoze gute? Ibi ngibi ni mu buryo bwa referring. Ubwo buryo ndaje mbubereke, ariko nawe udafite uburyo wabonamo aba referrals ngufitiye inkuru y'uburyo nyine wakorera bonus, welcome bonus batanga iyo umaze gukora verification muri ino application. Abatazi ino application, abazi Binance ikora nka Binance, ni trading app. Iyo welcome bonus rero bayiguha iyo umaze gukora verification. Ndeka mbanze rero mbereke aho ano madolari yavuye. Mukanya nabwo ndabereka uko turi bukorere andi. Nkuko mubibona no hari notification, hari akabox kanditseho 13. Ndaje mbabwire iyo 13 ikisobanuye, ariko mbere mbanze mbereke aho ano madolari 7,8 yavuye. Ku bantu bafite aba referrals, ubu buryo rwose ni bwiza burakora. Ufite abantu warifaringaho nyine ukabasharinga link, ukaba wizeye ko bari bujyemo bagakora verification. Yakoze verification baguhereza idolari rimwe cyangwa se igice cy'idolari bitewe n'amahirwe yawe. Kadukande kuri referral rero mbereke njye muri reward history murebe. Nkuko mubona muri reward history mfite abantu 40 bakoze verification mu ba friends 161 na reference. Murabona rero nk'uyu ngo bari kumbwa claiming reward, sindayifata reward, ariko kanze mbereka abandi nafatiye reward zabo. Kanze meri hasi ina application tutari y'amafaranga uyatenje maze gukoreramo, maze gukoramo amafaranga ajya mu madolari hafi 15. Nkuko muyibona hano hariho aya ngaya niyo nakoreyeho, naya niyo nakoreyeho. Ikindi kandi ndabibutsa ko nta gishoro ino application isaba, ntacyo, nta na gito. Ngira ngo murabona ko hariho amafaranga menshi nagiye nkura mu bareferoza. Katugaruke rero kuri dashboard. Mbibutsa ko iyi video ivuga kuri ino application si ubwa mbere nyikoze. Rero reka nanjye nabwiye ko ndi bubereke ibintu byinshi, none ngiye gutangira rero nkorera andi mafaranga. Murabona mfite amadolari 7,79. Ibi mu bifate mu mutwe niyo mfiteho. Murambwira ayo tugiye gusozanya. Murabona rero hano mfite aba friends 13 narifarinze, ariko ntarafata cyangwa se ntaraclaiminga reward zabo. Ubwo ndaza nkande kuri aka kabox rero. Murabona aka box ka mbere karaje, bambwiye ka box 13. Aka na aka mbere bambwiye ngo tap to open. Murabibonaho hano nyine. Ndakanda ku ka box, bambwiye task complete, here is your reward. Nkandeho nanone, murabona nsindiye 0.5 y'idolari. Bahita baguheza notification ngira ngo murayumvisha. Ushatse waza hano ugakanda kuri view reward cyangwa se ukabireka. Kambireke nongera nkande kuri aka ngaka. Ubwo tubaye tubiri, nkandeho ngafungure. No, aka ngaka buri akari ka kandi ka mbere, kanze ku ka kabiri. Ngakandeho ndebe reward ivuyemo, nabwo bamaye 0.5, bamaye igice cy'idolari. Ubwo iryo ni idolari rimwe maze gukorera. Nkanze ku ka gatatu, kankande ku ka gatatu, nakunga kandeho. Cyo ni ikindi gice cy'idolari nkoreye. Aya yose ndayabikuza nayo mubibona. Ubwo naka gatatu sigaje utuntu 10.
aka ni aka kane nkanzeho, nayo murabona nkoreye igice cy'idolari na notification muri kuyumva. Ibi ndabikora kugeza ngeze ku ka 13. Aka ni aka 5 kanga kandiho nako. Iki ni ikindi gice cy'idolari nkoreye. Dukomeze, aka ni akandi ngakanzeho nako. Dukomeze, aka ni akandi nako ngakanzeho, murabona nako ngakanzeho. Ubwo amafaranga yose nkoreye murabona hasigayeho utuntu dutandatu hano hejuru, hasigayeho utubox dutandatu. Utwo mazeho gukandaho murabona amafaranga amaze kwiyongera abaye amadolari 10. Kanze nkande no kuri utu dutandatu, ubwo nsigaranye dutandatu. Nkandeho nuko ndi kubigenza nyine, ngere nkandeho. Murabona hano noneho tsindiye amadolari 2 yose. Nakubwiye nti biterwa n'amahirwe yawe. Hari ubwo nkawe uri bukore verification, biraterwa n'amahirwe yawe. Ushobora gutsindira hagati ya 0.5 n'amadolari 2. Kubw'amahirwe yawe rero nutsindira amadolari 2 kuyabikuza birabyoroshye. Nutsindira n'amadolari 0.5, bambwiye bati turi gutsinda amadolari 0.5 ariko kuyabikuza ntibiri gukunda. Nawe rero ndabikwereka. Ubwo amadolari 2 ndayatsindiye nayo, kankomeze ku kandi ni utuntu dutandatu nsigaje. Nkandeho 0.5, notification iraje. Akandi nkandeho nako, nkandeho nanone 0.5. Ubwo nsigaje dutatu. Nsubire kuri dashboard njya murabibona ko nsigaje dutatu. Hano murabona amafaranga ntaraba updated, mu kanya araba abaye updated. Njya murabibona ko ahisaba updated. Twatangiranye amadolari 7 none tumaze kuyakuba 2. Murabona dufiteho 18. Kadukomeze nkande ku ka box. Tsindiye 0.5, sigaranye 2. Aka nako ngakandeho 0.5. Ubwo nsigaranye akanuza kamwe. Murabona hejuru nsigaranye agakarito kamwe. Aka gakarito rero reka nkihorere, buriya ni 0.5. Ndashaka kuza kukaberekeraho uburyo ubigenza kugira ngo uyabikuze nyine. Niba wakoze welcome bonus, bagwaye welcome bonus ya 0.5, nibyo nshaka kuza kubereka. Niyo mpamvu kare kamwe nkihoreye kugira nze kukwereka uburyo nayo wayabikuza. Hano turategereza rero amafaranga yacu abe updated. Noneho rero iyi application uburyo ikoramo nubuye. Ngira murabona n'uburyo bwa trading nyine ikora nka Binance, abazi gukoresha Binance. Ariko n'abatabizi muri video ziheruka. Kugira ngo bashe kubyumva neza rero urareba video irangize, nabwo nutanabyumva neza. Nakoze video nyinshi zishoboka, video zigera muri 5 zose zivuga kuri no application. Ujye kuri muri description harimo ama link yazo urazibona. Murabona rero amadolari yacu bayapdate nze 15 tugiye kuyabikuza. Aya yose ngiye kuyabikuza angereho. Aya ni amadolari 15. Ukurikire ingingo ku ngingo. Harugo ujya kuyabikuza bikanga yego. Hano murabona biri handitseho kari USDT. Icyo ni kibazo mukunze kumbaza. Muri kubibona kari USDT, sibyo? Niyo dushaka kujya kuyabikuza hakazaho makeya. Ushobora kuba uri kuyabona hano ari muri USDT, ariko mu byukuri turebye hano hasi murabona akangaka k'icyatsi. Amafaranga yanditse mu cyatsi murabona ko ari amadolari 7 gusa. Turabigenza gute rero kugira ngo yose tuyahindure amanuza ama USDT? Nubwo hano bwose biba byanditseho ko ari amadolari 15, ariko ntago ari amadolari, ni yose ntago ari mu madolari, haraba ari muri Bitcoin. Kuko hari ubwo baguhereza reward bakayiguhereza iri muri Bitcoin, ariko ukayirecevinga nkaho ari dolari.
Kugira mbibereke neza reka duse nk'abagiye kuyabikuza. Ukanda hariya kuri P2P trading ku batabibonye cyangwa se ku batabizi. Reka nsubire inyuma mbibereke neza. Ni hano kuri P2P trading. Dukandeho. Nk'ubu tugiye guseringa, uraza abona hano hejuru hariho buy, hariho na sell. Dukande kuri sell rero. Kuri sell abantu mwarebye video zabanje ngira ngo ibi byo murabimenyere. Uraza ukareba umuntu nyine ugurisha kuri menshi. Dukande sell. Uraza hano ukande kuri iriya sell nyine mwabonye. Murabona dufite USDT. Ngiye kubereka rero ko nyine ushobora kuyashyiraho ariko ntabe akaba tuzuye. Ukabona nyine hariya dusize dufiteho amadolari 15 ariko reka nshyiraho maximum y'amadolari mfite. Murabona ko ndi gushyiraho maximum bakambwira bati mfiteho amadolari zene. Bivuze ngo ari amadolari yose ntago ari muri form y'amadolari, ari muri form ya Bitcoin. Niyo mpamvu dusubira inyuma tukaza hano kuri dashboard. Ibi ni ubwa kabiri ngiye kubibereka nubwo bikunze kubananira. Urayakonvatinga nyine. N'abafite make nabo ndabereka uburyo bayakonvata. Kuko iyo ufite idolari munsi ya 0.7, ubwo ndi kuvuga bakoreye bonus ya 0.5. Iyo ufite idolari munsi ya 0.7 ntabwo kuri konvatinga bikunda. Ndeka nze mbereke rero uburyo ayo yose tuyakonvatinga. Uraza hano kuri ututunuza dutatu, uze hano handitse convert. Ukandeho. Tegereze connection. Noneho hano hejuru murabona ni Bitcoin. Hano hejuru hariho Bitcoin. Ubwo turi gushaka guhifata tukayakura muri Bitcoin tukayashyira muri USDT kugira ngo tubone uko tuyaselinga. Noneho uraza ukande hano maximum. Ubwo ni maximum y'ama Bitcoin yose ufiteho. Tukanze maximum. Nkuko muyibona niba dukanze maximum murabona hano hejuru bari guhita batubwira ko ama Bitcoin dufite ahura n'amadolari 15. Ubwo yose turaho tuyakonvatinze nyine. Noneho uzukande hano handitse preview code. Convert hano hasi muri kubibona convert. Gira ngo murabibona ko yabaye converted. Ubu gutya noneho ahise ajya muri form y'amadolari. Ubu gutya twayabikuza. None urahita uzukanda hano kuri dashboard nyine OKX kandeho refreshinge. Ya murayibona neza none kahise aba updated neza. Murabona ko badukuyeho n'igice kimwe. Niko bigenda. None rero tugiye kuyabikuza none tuyashyire kuri momo yacu. Tugiye kuyabikuza. Ibi nabyo nsanzwe mbibereka. Niba ushaka kubyumva neza ukabyumva byanyabyo, urebe iyi video yirangize, urebe na video zabanje zigera muri 5 zose kugira ngo ubyumve neza. Ubu gutya tuyafite muri USDT tumaze kuyakonvatinga. Tuze hano kuri P2P trading. Ubwo umuntu utazi iby'ina application se cyangwa utarayikoresha arebe video zabanje byose ndabihabirimo. Harimo uburyo ukora verification byose birimo. Nta na kimwe kitari kuri channel. Uze hano kuri sell rero kandeho. Ubwo duseringe n'uyu wa mbere kuko niwe uri active. Kano kabara k'icyatsi kaba kariho kaba kerekana ko ari active. Duseringe. Noneho USDT tukanda hano handitse maximum kuko twashyize muri USDT twakuye muri Bitcoin. Sorry gatoya. Muri ihangana amafaranga nari nibeshye. Hano haba harimo ama account menshi. Hari ubwo rero mba nayaguherezamo bonus ariko ibyo biragoye nge nuko amaze iminsi nageraga nyakuremo video yarari kuri trading account. Hano abarimo account nyinshi murabona harimo funding na trading account. Kugira ngo rero ubashe kuyashyira kuri momo yawe nuko agomba kuba ari kuri funding kandi murabona ari kuri trading. Ubwo rero biransaba ko nya transfer nkayashyira kuri funding. Kintu rero ndaza nkande transfer. Ndakanda transfer nyakure kuri wallet imwe nyashyire ku yindi. Ndashaka kuyashyira kuri funding nyakure kuri trading. Urabona hano funding ni iri hejuru kandi niyo nshaka kuyashyiraho trading ni iri hasi. Ndahita nza nkande hano bihinduranye. Ubwo nite bimaze guhinduranya ubwo arava kuri trading ajya kuri funding. Sibyo muri kuyibona neza. Tuze dukande hano maximum amafaranga yose mfite nyine ahita ajya kuri funding wallet.
hano nze nkande confirm, murabona transfer successful. Dusubire inyuma dukore refresh, tuze hano kuri dashboard yacu turindire byi refreshing neza, maze amafaranga yacu tuyakorere withdraw, tuyazane kuri momo cash na kuri momo, tuyazane nyine kuri MTN mobile money. Ubu gutya rero niturangiza kuri refreshinga tuhita tujya kuyabikura amafaranga yacu. Sasa rero ubu tugiye kuyabikuza, tuza hano kuri P2P trading dukandeho nk'ibisanzwe, tuze dukande hano kuri sell. Yes, ubu gutya turayabikuza agere kuri MTN mobile money. Ntugire ikibazo rero video uyirangiza, ukanda hano kuri sell, nanone hano hatukura, hano hari condition. Iyo ugiye kugurisha umuntu amadolari ubanza ukareba niba ese uwo muntu ari online. Iyo kano kantu gasa icyatsi kariho biba bivuze ko ari online. Dushaka kubikuza yose, tuze twandike maximum. Bivuze ngo nashaka kubikuza yose, naza nka typinga yo nshaka nkandika wenda amadolari 4 birakunda, ariko ngiye nshaka kuyabikuza yose maximum. Kizeho maximum, ubwo na amadolari 14.99 kuko niyo dufite, ubwo araba hanye n'amafaranga 21,000 n'amafaranga 28. Ayenga niyo ndi bwakire kuri momo. Bo ndaza hano hasi rero nkande sell USDT with 0 fees, sell. Yes, sell again. Araza kuri MTN mobile money yanjye, ya muri kubibonaho hasi uba warabyemejemo. Abakiri bashyashya murabanza mu bisetting, biroroshye nta birenze, cyangwa se murebe video za mbere birimo hande sell rwose. Hano hahitazaho passkey verification, verify passkey, bishyiraho fingerprint yawe se cyangwa se pattern yawe, ubundi ukarindira. Verify passkey, fingerprint, ubundi turindire. Ngira ngo murabona gutya birakunze, tumaze kuyagurisha. Hano bahita baguhereza warning, barakubwira bati wowe scams have been on the rise. Bari kukubwira bati scam zarateye, abantu bascaminga barateye. Wowe urindire message yawe ya momo ize ukore release. Mwarabibonye abantu mwarebye video zabanje, ariko namwe ntacyo murazi kuyibona. Ukore release ari uko message ya momo uyibonye, ubwo ibyo bubyumvije. Release biri hano haba hasa umukara nyine. Iyo akohereje amafaranga, uyu nguyu ugurishije ari amadolari yawe, uhita umukora release, zino crypto zikamujyaho kuko amafaranga aba yayaguhaye nyine, cyangwa se ari amadolari nyine ukayamwohereza kuko amafaranga uba wayabonye. Ubwo tugiye gutegereza message ya momo itubwira ko twarisivinze 21,000. Dusubira inyuma, wenda ushatse wasubira inyuma kuko ibintu byawe biba biri muri order. Ndabona message hejuru iriho buri yarayohereje, kanze muri orders mbereke ama order nagiye completinga. Nko murabona hano nabikuje 3,500, hano mbikuza 600, hano mbikuza 1,000. Nibyo naboze mbabwira, ni in application maze kwikorera amafaranga menshi, ngira ngo yose murabona agera nko mu 10. Message hejuru rero ndabona yaje, kature niba ariyo, ngira ngo murabibona ko amafaranga yaje. You have received 21,000 n'amafaranga 28. Ubu icyo ngiye kumukora ni release, ariko kugira ngo nkuko babimbwiye, kujya making sure ko yabibereje, ndaza nkandeho ndebe ese amafaranga yaje koko. Ngira murabona new balance, kandi izina rye ndihishe. Ngira murabona ko 21 na murabona ko balance nyine zitangana. Murabona ko amafaranga yaje koko byanyana. Leta nsubira muri application rero nkora iki, ngiye kumukorera release amafaranga yiwe ayabone. Ndaza nkande hano kuri order, ino release please ni ingenzi kugira ngo nyine urabona akohereje amafaranga mu manyarwanda, nawe ugomba kuyamwohereza mu madolari. Uraza ukanda hano kuri order rero, kuri order. Yes, ngiyi order yacu, ngiyi 21,000, nikandeho. Okay, dore release crypto ni hano,
uraza ugakanda release, utiriwe urya no gukora ugakanda release. Kambanze mbereke no muri chat ko abikwandikiye ati dore nkoreje amafaranga nkorera release crypto zinzongera, murabibona Jacques Shami, murabona izina ryanjye ko anyoreje message imbwira iti amafaranga nayakoherereje ngaho nawe nkorera release. Ubu nayo ngiye kumukora release ari amadolari amujyeho, nkanze release rero crypto. Hano barakubaza bati urishobora kujye kuyohereza, ntiyego ndayohereje, tegereze crypto zimugereho. Hano muri hangana n'ikibazo cya connection nkeya, ariko ndamukora release nyine crypto zimugereho. Iyo message mwayibonye ko yangezeho, murayibona wese bazana tu verifying passkey fingerprint nyine kugira babone ko ari wowe. Ibintu ndakubwije ukuri babyizewe cyane ku rwego rwo hejuru, ku buryo bakubwira bati shyiraho fingerprint yawe cyangwa verifying n'isura yawe. Fingerprint rero tumaze kuyiverifyinga, turategereza crypto zimugere. Uverifyinga hari ubwo verifyinga inshuro ebyiri, ngira ngo murabona barabigaruye passkey, n'ubundi ngere verifying kandi ngewe ba verifying kandi ngewe nyine uri gukoresha telefone yanjye. Nanone ndabikoze, ngira ngo murabibona order has been completed, ngira ngo murabibona ko bahita babikubwira. Hano uhita unamushimira ukavuga uti experience yari nziza, it was good, submit. Ngira ngo murabibona noneho rero ko amafaranga ndayatradinze, ngurishije amadolari 18 n'ibice 9, ndisivinze amafaranga 21 n'amafaranga 28 kuri momo yanjye. Ibi mbikoze mubibona. Dusubira inyuma kwa ko mukorera release y'amafaranga ntayo ndi busange. Murabona hahise hazaho balance ya 0, murayibona neza ko ari balance ya 0. Ariko ninjya muri message nkuko mwayibonye amafaranga ndayafite, dore ngaya na ya receivings. Ubwo uko nguko nuko duseringa ari amafaranga dufiteho. Mbo rero ikintu gisigaye niki, ikintu mutarasobanukirwa wenda nabonye mwambajije gukonvatinga amafaranga, mwabibonye no kuba wenda yaba ari ku yindi wallet ukaya transfer uyashyira ku yindi. Ngira mwabibonye ko nabanje kuyabikuza bikanga ko yarari hano kuri nuza kuri trading, yarari kuri no wallet ya trading. Yes, kandi tugomba gukoresha funding, nabyo mwabibonye kuntu baya transfera, byose mwabisobanukiwe. Igisigaye ni kimwe rero, umuntu winjiyemo, umuntu wakoze verification bakamuhereza welcome bonus y'amadolari 0.5, ayabikuza gute? Icyo ni ikibazo gikomeye abantu benshi muri kumbaza, utese ayabikuza gute? Kanze mbibereke, nabyo ni ibintu byoroshye. Niyo mpamvu hano nari nasizeho aka box kariho notification ya rimwe, kanga kandeho gafungure. Kubw'amahirwe barama amadolari n'ibice 5. Okay, niyo bampaye. Ngira ngo murabibona ko bayamaye muri BTC in Bitcoin. Abantu benshi, nawe niba hari umuntu waretse n'ino video agahita ayiciramo hagati atayisoje, hano arahumbye cyane, kuko ashobora kwinjiramo bikamucanga bitewe nuko nyine ashobora kubona welcome bonus y'ano madolari 0.5 kuyabikuza bikamunanira. Kandi hano niho ngiye kubiberekera, nyine ngiye kukwereka uburyo uri buyabikuze wowe wayabonye, wayarifisivinze muri Bitcoin. Kandi twabibonye ko kubikuza muri Bitcoin bitajya bikunda. Ngira ngo murayabona rero ngaya agiyeho. Ikibazo rero katujye kuyabikuza muri ibyo bambwira. Abantu benshi iyo ukoze welcome bonus ukagwa kuri 0.5, niwe ngiye kwereka wowe wagoye kuri 0.5. Wenda wagoye ku idolari rimwe, kuyabikuza biroroshye. Niba ari kuyabikuza nibikunda kore convert, namara kuyakonvata ubundi yabikuza. No we wabonye 0.5 rero kurikira. Eka tuze kuri P2P trading, tukande sell, tuyaseringe. Mbo murabona urabanza ukareba uyu nguyu yemera amafaranga ajya ku 2,000, kandi amadolari 0.6 nagagera ku 2,000 ntiyageraho. Nuye nawe yemera 2,000, katurewe byibuza uwemera 1,000. Uyu yemera 1,000, uyu nguyu 1,000 aracyemera.
katumuselingeho turebe. Urumva amadolari 0.6 nta nubwo agera ku gihumbi. Dushyiro maximum. Murabona bari kumbwira bati enter a value above 0.95. Urumva kuyabikuza ntibikunda. Ikintu urakora ni iki rero hano? Ikintu urakora ni kimwe. Urahita uza hano kuri P2P trading kugira ngo ubashe kubikuza no mafaranga. P2P trading none urabona hano turi kuri buy, none ntago turi kuri sell. Hari sell hari na buy. None urabirekera hano kuri buy. Kuri buy murabona bari kuyagurisha hano, uraza uhitemo umuntu uyagurisha kuri makeya. Akenshi abangaba baba babanza nibo bayagurisha kuri makeya. Reka duhitemo uyu nguyu tuyabuyinge. Uraza ugakanda hano kuri buy rero, ukandikamo amafaranga ushaka kubuyinga. Batubwiye ko idolari rimwe, yatubwiye ko idolari rimwe arigurisha ngahe, kanongere ndebe neza. Idolari rimwe ari kurigurisha 1445 n'ibice 5. Ubwo niryo ngiye kumugurira. Reka ndimugurire nta kibazo. Kande buy ni 1445 n'ibice 5. No, nanditse 45 n'ibice. Muri yangana ibice ntago bijyaho. Ubwo ayangana niyo ndi buri receiving nta kibazo. Ubwo ndakira amadolari 0.99. Saya amafaranga nanditsemo, ndaza nkore buy USDT with 0 fees. Ubwo ngiye kubuyinga ano mafaranga, ano madolari. Hanze buy. None ikintu ndahita nkora hano, ndahita nza, urahita uza hano urebe nimero ziwe. Payment, get payment details, ukande hari hasi nyine kuri get payment details. Ndaza nkopiye zino nimero ziwe, murabona ndazikopiyinze, nkoze copy. None numara kuzikopiya urahita uza hano, urahita uza hano muri contact, wandikemo nyine kode yo kohereza amafaranga urwego, sibyo? Ubwo tugiye kumweza amafaranga, kwandike uri muri momo, tumweza amafaranga. Right, murabona nimero ze ndazihidinze kugira ngo mutazireba, nago ari ngombwa kwerekana privacy y'umuntu, ariko ngira murabona ko amafaranga maze kuyohereza none ahangaha. None ndahita nsubira muri application yanjye nsubiremo. Ikintu cya mbere nkora rero ndafata screenshot nayo mbyibagiwe. Ndaza nkande hano I have paid. Nkandeho that I have paid. Hano rero bahita bakubwira bati shyiraho ikintu kibyemeza yuko wishyuye ari amafaranga. Yes, ndajya muri message mfate screenshot. Mfate screenshot. Yes, ngarutse muri application kanshyiremo screenshot maze gufata yerekana ko amafaranga nayabonye. Dindire iyo screenshot ifoto ijyemo. Ifoto igiyemo confirm payment. Ubu gutya rero nawe arahita aba notified. Kanze ndebe mbonye notification. Ubwo arahita aba notified nyine nawe akore release. Kanegereze ndabona amafaranga atarayoherereza. Mbega nuko nguko bakora ubucuruzi bwari amafaranga. Mwabonye ko ngiye ntatangiye nyagurisha none nguze idolari rimwe, ariko irindiguze ngira ngo nereke umuntu wabonye bonus y'amadolari 0.5 buryo yabigenza ajyanga yabikuze. Ndabona atarayohereza rero, ndahita nza kuri P2P trading. Murabona oda yangira cyariho. Njya nkurimindinge ko ari amadolari atayanyoherereje uhita umurega hano. Abafite amafaranga menshi barayagwatira, ariko ibyo ntago bibaho, mbega nyine ntiyapfa kubikora. Turategereza rero, turategereza oda yacu ayirangize. Ushatse waza ugakandaho, ugahita uza hano hasi ukamurimindinga, ukamubwira uti ese ko nkwereje amafaranga ngewe wayampaye, cyangwa se politely uraza hano muri chat ubimwandikire. Uza hano muri chat ukabimwandikira, ukabimubwira uti nakwereje aya mafaranga nanjye nkorera release uyampereza, ariko
haracyabura umunota wose, uyu nguyu urawutegereza nyine amafaranga yawe akayawoherereza. Ni mpamvu rero dutegereje turebe ko ayoherereza. Kubona bampaye notification ko bisa kose, katurebe. Murabibona ko akoze release. Murabona rya dolari ya madolari 0.99 arayampaye. Ubu ngubu gutya rero ya mafaranga 0.5 yanjye ubu nayabikuza, kuko nyine ayisaba idolari 1.47. ubwo urumva minimum yagomba kubikuzwa nayigejeje. Noneho rero iyo ari muri Bitcoin uzahandi kuri convert ukaya converting, ariko atari muri Bitcoin upfa kuyabikuza nta kibazo. None ka tubanze turebe se ari muri Bitcoin cyangwa ntabwo ari muri Bitcoin. Ka tubanze tuzano tuze kuri P2P trading tuyaselling, duse nk'abayabikuza turebe niba bikunda. Kande sell. Uyu nguyu yemera 2,000, dushake w'1,300. Uyu ntago ari online. Uyu nguyu ari online nubwo ari kuduha make, ariko ntacyo reka mufate. Uyu nguyu yemera 1,300. Ndabona ari nawe nayaguriye. Hano nyine haba ari abacuruzi bazwi, nawe hari nawe ugenda umenya. Nk'ubu ngubu ngiye mfite 2 ngenda nyagurishaho. Kadukande maximum, ngira murabona ko nkanze maximum haje yandi maze kugura. Bivuze ngo ya madolari 0.5 bamayemo welcome bonus yari Bitcoin. Turasubira inyuma rero tuyakonvate yose hamwe tuyabikurize hamwe. Tuje kuyabikuriza hamwe, turaza dukanda hano convert. Noneho dufite ama USDT 0.99. Njya murayabona. Turabanza tuyakonvertinge asange ya Bitcoin yacu 0.5. Njya muri kuyibona. Kadutegereze. Dukande. Sorry, murabona ko minimum hagomba kuba hariho idolari 1, kandi ngewe nabikijeho 0.99. Bivuze ngo nari kugura idolari 1 ryuzuye, kandi twe twaguze 0.99. Ubwo wewe uri kureba video uzagura idolari 1 kugira ngo yakonvertinga asange ya 0.5 ari hano kuri Bitcoin ayasangeho. Noneho namara kuyasangaho uhita ugira gutya ama Bitcoin abari yajya hejuru, kandi maximum nayo uyakonvertinge. Noneho yose ave kuri Bitcoin agaruke kuri USDT. Noneho ujye wayabikuza yose ari ama USDT. Ngira ngo ibyo bintu murabyumvishe. Hano kuri no video nibinkundiye, ariko video zabanje biriho bisobanuye neza rwose. Biriho bisobanuye neza, ugenda uzirebe, ariko ndumva nino video nta kintu idasobanuye. Nk'ubu ngubu ntegereje ko hari undi murefero wanjye wenda uri bwinjiremo, aya ngaya nayo nkayabikuriza hamwe byose. Komeza gukurikira shami de Twitter, ndagenda mbibereka update kuri update muri mu short video cyangwa se long video. Ubu utarakora subscribe, kora subscribe.